Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi ibagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Tukaba tugeze aya masaha nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakunyinze kugira ngo tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakunyinze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemerere rigira aho ridukura n'aho ritugeza, kandi utwemerere ritubere iry'umumaro n'umugisha. Icyo twanze ni ukora kwa Satani, duhagaritse ibitavuga Imana mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Umubwiriza, ibice 3 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana ikora uhereye imbere na mbere ukageza ku iherezo. Nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose, kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yakoze, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi nifuje ko tuganira ku gihe cy'Imana, ku by'Imana yagennye gukora mu gihe cyayo. Imana itugirire neza. Imana ngo ijya kurema isi, yagiye irema igihe n'igihe cyacyo, ikarema igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira, ikarema igihe cyo gutanga n'igihe kitari cyo gutanga. Ariko mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo nihagira igihe muri iki ngiki kigusohoraho, ujye umenya uburyo witwara kandi ukomeze uha Imana icyubahiro. Nugera mu gihe cy'umubabaro, ntuve ku Mana, ahubwo ujye ukomeza uha icyubahiro kandi uyigumeho cyane, kuko ibi ngibi biri mu byo yagennye. Mu kuboko kwayo harimo byose, ibibi n'ibyiza bitugeraho, ariko aba ari ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri twe. Imana itugirire neza. Mureke rero ntiduteshwe igihe n'ibyo turi gucamo, kuko Imana iba yarabigennye ko bizabaho mu gihe cyabyo. Imana itugirire neza. Mwene data rero nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo ujye umenya yuko Imana ariyo yaremye iby'igihe, ngo hari igihe cyo gupfusha, hari igihe cyo gupfa n'igihe cyo kuvuka. Umuntu aravuka akagera n'igihe cyo gupfa. Ibyo ngibyo ni Imana ibigena. Ariko muri icyo gihe cyo kuvuka no gupfa, hagati mu gihe kirimo hagati, mu gihe umuntu yavutse n'igihe aba ategereje gupfa, ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiranye, kugira ngo icyo gihe Imana ibiguhaye, niba Imana iguhaye kuvuka ikaguha ubuzima, ikagutiza ubuzima, mu gihe
utari witaba Imana, mu gihe utari wahamagarwa, icyo gihe kirimo hagati yaho jya ukora ibyo ugomba gukora, ubikore neza kandi ukomeze ukiranuke, kugira ngo niba bibaye ngombwa ko Imana iguhamagara uzabone iherezo ryiza. Muri ibi bihe ducamo biba bikomeye, ntabwo biba byoroshye, ariko hari igihe umuntu aca muri ibi bihe bigatuma atana, cyangwa bigatuma asubira inyuma, bigatuma areka Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza. Mwene data rero, ntabwo umuntu yahora yishimye, ibihe birasimburana nk'uko tubisomye, ntabwo ibihe byose bihora ari byiza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo nashaka kukubwira, ndagira ngo nkubwire ngo nugera mu bihe bikomeye ujye ukomera ku Mana, wihangane, kubera ko nyuma yaho niwihangana ugakiranuka uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Niwihangana iherezo ryawe rizaba ryiza. Nugera rero muri ibi bihe bikomeye, ntuzavuge ko isi kurangiriyeho, ntuzavuge ko ubuzima bukurangiriyeho, ahubwo jya ukomera. Kandi niba hari n'umuntu uri guca mu bihe bikomeye, niba hari umuntu uri guca mu bihe bimukomereye muri iyi minsi, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane, kugera kure ntabwo ariko gupfa. Kandi ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Humura rero, nubwo uri guca mu bikomeye, nubwo uri guca mu bigeragezo, nubwo uburwayi bukurembeje, nubwo ubukene bukurembeje, nubwo ubushomeri bukurembeje, ni igihe cy'Imana. Imana ijya yemera ko bitugeraho, ariko humura, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri twe. Humura, Imana izabigenza neza. Icyo usabwa ni uguca bugufi, icyo usabwa ni ugukiranuka, ugakora ibyo Data ashaka. Humura, ibyo byose uri gucamo uzabitambukamo neza. kandi Imana hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo iyo igutindije iragutegera. Humura, iyo igutindije Imana yacu iragutegera kandi igashyiramo n'impozamarira. Humura, kandi nawe uri mu bihe byo kunezerwa, binezererwemo kuko Imana irabiguhaye. Ariko mu kunezerwa kwawe wibuke n'abababaye, ubasabire, kandi abo bishoboka kugeraho ubagereho, ubahumurize. Nicyo Imana iba yaduhereye kunezerwa. Nugera mu gihe cyo kunezerwa, mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo jya usabira n'abababaye, kandi abo ushobora kugeraho ubagereho, ubahumurize. Imana idufashe cyane, nicyo Imana idushakaho. Niyo mpamvu yagiye irema ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo ibibi n'ibyiza birashoboka, ariko ngo nubwo amakuba n'ibyago ari byinshi ku mukiranutsi, ngo Imana idukiza muri byose. Imana itugirire neza. Mwene data rero ihangane, ni igihe Imana yaremye, ni igihe cy'Imana. Niyo yabigennye ko hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kwishima, ko hari igihe cyo kudoda n'igihe cyo gutabura. Ibihe bihora bisimburana, ntabwo igihe cyose bizahora bimeze neza. Ariko nugera no mu bikomeye, nugera mu bikujyanye kure, humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana ntabwo izaguta, nta nubwo izaguhana, izabana nawe, ijya igendana nawe. Humura, Imana twizeye ntawayiringiye ngo akorwe n'isoni. Humura, Imana yacu irashoboye. Imana yacu ni ubuhungiro bwacu. Imana itugirire neza, ni imbaraga zacu, ngo kandi ngo ni umufasha ngo utabura kuboneka mu makuba n'ibyago. Imana itugirire neza. Humura, Imana muri ibyo byago urimo, muri ayo makuba urimo, Imana iri kumwe nawe. Upfa kuba uri gukiranuka. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ibi byose Imana iba yemeye ko bitugeraho, ibyo uri gucamo Imana yemeye ko bikugeraho. Ariko humura, ni ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri wowe. Imana itugirire neza. Ngo ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Ese ubwenge bwawe ushyira mu bintu bikumarira iki? Reka mbabwire bene data, abantu bagerageza gukoresha ubwenge bwabo, abandi bakagerageza kwishima imbaraga zabo.
zabo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yonyine niyo kwiringirwa. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo wiringire Imana yawe n'umutima wawe wose. Imana itugirire neza, ngo wowe kwishingikiriza ngo ku buhanga bwawe. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo iringire Imana, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe, wowe kwishingikiriza ku cyubahiro, wowe kwishingikiriza ku mafaranga, wowe kwishingikiriza ku byo utunze. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ni umusenyi. Ariko ngo umuntu yiruhiriza iki? Ngo abantu biruhiriza iki? Bashyira ubwenge mu bintu byose. Ndagira ngo nkubwire ngo wishyiramo ubwenge bwinshi. Imana niyo mugenga wa byose. Imana niyo ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ibigenza uko ubishaka. Nk'uko tubonye ko ihinduranya ibihe, ikaba yaremera umuntu umunezero, ikaba yamuremera umubabaro, bibaho, irabyemera. Reka mbabwire, Imana yacu ijya yemera ko bitugeraho. Nk'uko Yohana Umubatiza yari ari muri gereza, ngo ubwo yumvaga Yesu ngo ari hafi aho, ngo atuma abigishwa, ngo arababwira ngo nimugende mumumbarize ko ari we, ngo cyangwa dutegereze undi, niba tuzategereza undi. Ngo Yesu yari abizi ko Yohana Umubatiza ari muri gereza, ngo arangije ngo abwira abigishwa ngo mugende mumubwire ngo ibyo mubonye, ngo mumubwire ngo imirimo n'ibitangaza biri gukoreka, ngo impumyi ziri guhumurwa, ngo ibirema biri kugenda, ngo kandi ngo hahirwe ibyanjye bitazagusha. Imana itugirire neza bene data, hahirwe iby'Imana bitazagusha. Ijya yemera ko bitugeraho, ariko se muri ibyo biri kukugeraho uri kubyitwara mute? Muri ibyo byishimo Imana iguhaye, ese uri guhumuriza abababaye? Ese uri kubasabira, uri kubasengera? Imana itugirire neza. Mbese icyo kigeragezo uri gucamo cy'uburwayi, kigeragezo uri gucamo cy'urushako, mbese uri kucyitwaramo gute? Aho ntabwo uri kwivovotera Imana. Imana itugirire neza. Ntabwo tugomba kwivovotera Imana, ahubwo tugomba kwihangana, tukihangana, kuko nyuma yaho tuzabona umunezero. Imana itugirire neza. Ngo nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo. Imana nyine ijya yemera ko byose bitugeraho, ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Imana itugirire neza bene data, ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Niba yaremeye ko umubabaro kugeraho, ubwo nyine ni mwiza mu gihe cyawo, kuko hari icyo ishaka, hari imirimo ishaka ko ikorerwa muri wowe, Imana igahabwa icyubahiro. Ikintu cyose rero yemeye ko kikugeraho, jya wihangana, witware neza muri cyo, kugira ngo uzabone ingororano nziza. Imana itugirire neza. Ngo kandi yashyizeho ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze. Bene data, imirimo y'Imana ntabwo twabasha kwisesengura. Imana yacu ngo ntigihinduka, uko yari iri kera niko na n'ubu ikiri, uko yakoraga na n'ubu niko igikora. Niyo mpamvu twebwe ntabwo imirimo y'Imana ntabwo twayisesengura uko ikora. Ngo imirimo yayo ngo isumbye cyane, ngo nk'uko ngo ijuru risumbye isi, ngo niko n'imirimo y'Imana isumbye y'abantu. Twebwe rero ntabwo twayisesengura. Nimureke Imana ikore ugushaka kwayo, reka Imana ikore ugushaka kwayo kuri wowe. Humura, nubyitwaramo neza, ni ukuri humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ngo uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo, nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose. Nta kintu, Imana irabizi ko umuntu nawe ahora anezerewe, izi ko nta cyiza kiriho kiturutira kunezerwa. Ariko impamvu yemera ko ibingibi bitugeraho bindi, tukagera mu gihe cy'amarira, tukagera mu gihe cy'umubabaro, nuko izi yuko ituretse tugahora tunezerewe, twadamarara tukibagirwa. Ariko impamvu yemera ko ibyo bikugeraho, impamvu yemera ko ubwo burwayi bukugeraho, impamvu yemera ko icyo kigeragezo cyo kubura urubyaro kikugeraho, ni ukugira ngo utibagirwa, wongere ube imbere y'Imana, wongere wibutse Imana. Imana iba ishaka ko igihe cyose tuyihora imbere,
tutitiriza, tuyibwira. Niyo mpamvu yemera ko ibyo byose bitugeraho. Impamvu rero itwemerera ko n'ibyo bitugeraho ni ukugira ngo tutibagirwa tukayitera umugongo. Kandi hari abantu benshi Imana yagiye igirira neza bakibagirwa. Nawe hari abo uzi, nanjye hari abo nzi bakibagirwa. Niyo mpamvu yemera yuko ibi ngibi byose bitugeraho kugira ngo tutayitera umugongo, tukishima imbaraga n'ubwenge bwacu. Imana itugirire neza. Bene data, Imana irabizi ko guhora tunezerewe byatugirira umumaro, ariko irabizi yuko ituretse tukanezerwa twayibagirwa. Niyo mpamvu yemera ko tugera no mu gihe cy'umubabaro. Ngo kandi umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose. Imana irabizi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'imirimo ye yose. Ibyo byose irabizi, nta na kimwe iyobewe. Ariko hari impamvu yemera kugera mu gihe cyo kubura ibiryo. Hari impamvu yemera ko ugera igihe cyo kuba ubifite ntubirye. Ijya ibyemera. Ni ukugira ngo rero tutayitera umugongo, kandi ni ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri twe. Imana itugirire neza. Bene data rero, mwebwe mu nkurikiranye ndagira ngo mbabwire ngo buri wese ibyo ari gucamo, ibyo ari gutambukamo niyihangane. Niba uri guca mu munezero, niba unezerewe, niba uri mu byishimo, niba uri mu bisubizo, sabira abababaye kandi abo ushobora kugeraho bagereho, kuko uri mu gihe cyawe. Ni igihe Imana yakuremeye kugira ngo nawe ufashe abo ngabo bahungabanye. Kandi niba uri guca mu bikomeye, niba uri guca mu byago, mu bigeragezo, mu marira, ndagira ngo nkubwire ngo humura, ihangane, wikitotombera Imana. Imana ijya yemera ko byose bitugeraho kugira ngo imirimo yayo yerekanirwe muri twe. Humura, ihangane. Uwihanganye, kwihangana bitera kunesha. Imana itugirire neza rero. Nimureke rero mwihangane ibyo muri gucamo, ariko ntihagire igituma uva ku Mana kuko uri kunyura mu bikomeye, ahubwo rushaho kuyegera kugira ngo uzabone ibyiza. Imana idushakaho ni uko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi byose tuzabyongererwa kuko byose irabifite mu kuboko kwayo. Imana itugirire neza. Ndabwira umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nkurikiranye nafatireho, afate amahirwe, amwakire, kuko muri isi turi abashyitsi. Hano ntago ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Gukurikira Yesu ntago ari ukuyoba, ntago ari ubujiji, ntago ari ukubura icyo umuntu akora. Ni amahitamo meza. Ndagira nkubwire ngo ntago uzicuza gukurikira Kristo, kuko muri Kristo niho tubonera ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo ryayo. Imana igira neza, Imana ikomeye. Uruwera witwa Ndiho, uko ari uri kera na n'ubu niko ukiri, uko wakoraga kera na n'ubu niko ugikora, ntuhindurwa n'ibihe na gato. Habwa icyubahiro. Mwami, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwiye kuntu waremye ikintu n'igihe cyacyo. Mana, turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo uduhe kumenya iby'ibi bihe. Nitugera mu munezero tuwukoreshe icyo tugomba gukora, kandi tugera mu mubabaro turinde kwitotomba, ahubwo duhe kwihangana. Abankurikiranye ndabasengeye, nabo biteho bagirire neza. Uri mu bihe bikomeye, Mwami, ndakwinginze kugira ngo muhe imbaraga z'umutima, muhe kwihangana, kandi murinde kwitotomba, agukomereho, akiranuke kurushaho. Kandi uri mu munezero yibuke gusabira abababaye. Urakoze Mwami, turindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mu izina rya Yesu Kristo, kiza abarwayi kandi abafite intimba n'agahinda, baho amahoro mu mutima. Mwami Mana, ubugingo bwacu niburindwe nawe. Ababyeyi bategereje urubyaro baremere amashimwe, ubahe guheka. Wongera usuku ubyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubahe kumwakira. Urakoze Mwami kubw'uyu mwanya, urakoze ko wabanye natwe. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi ikiruta ikomeze ibarindire ubugingo. Naho utaha. Bye.